ninjiye ahera hawe mwami, mubwira ubwo kubaho kwawe, nyemerera nkwegere nguture iby'igiciro, nzantambye umutima wanjye akira, ninjiye ahera hawe mwami, mubwira ubwo kubaho kwawe, nyemerera nkwegere nguture iby'igiciro, ntambye umutima wanjye akira, 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 umutima wuzuye gushima, wowe mukuru w'ibihe, nyir'icyubahiro cyose akira, 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 umutima wuzuye gushima, wowe mukuru w'ibihe, nyir'icyubahiro cyose akira, kuko umunsi umwe imbere yawe undutira igihumbi ahandi, kuko umunsi umwe imbere yawe undutira ibihumbi ahandi, akira, akira, umutima wuzuye gushima, wowe mukuru w'ibihe, nyir'icyubahiro cyose akira, 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 umutima wuzuye gushima, wowe mukuru w'ibihe, nyir'icyubahiro cyose akira, hari ijambo rimwe nifuza kukubwira, mana yanjye uri inkuru usumba byose, nyemerera rimwe wongera unyumve, ndagarutse mu nkobyi y'ubwiza bwawe, umviriza amagambo y'umutima wanjye, maze ukora ikintu gishya muri njye, hari ijambo rimwe
nifuza kukubwira. Mana yanjye uri inkuru usumba byose, nyemerera rimwe wongera unyumve. Ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe, umviriza amagambo y'umutima wanjye, maze ukora ikintu gishya muri njye. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Amajoro menshi ntasinzira, umutima wanjye udatuza, nyemerera mpigure umuhigo wanjye, ndirimba indirimbo naguhimbiye. Mfite impamvu rwose yo kuririmba, nsanganira mu bwiza, ndongeye ndaje. Amajoro menshi ntasinzira, umutima wanjye udatuza, nyemerera mpigure umuhigo wanjye, ndirimba indirimbo naguhimbiye. Mfite impamvu rwose yo kuririmba, nsanganira mu bwiza, ndongeye ndaje. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Amen. Tuje mu bwiza bwa Data, tuje imbere y'amaso ye, tuje kumutega amatwi kugira ngo twumve ikiri ku mutima we, kugira ngo twumve ibiri mu bitekerezo bye. Aka kanya rero nshimye Imana Data ko yabanye nanjye uyu munsi. Ndabasuhuje mwese abankurikiye, abanteze amatwi. Twebwe turi nimugoroba, turi mu masaa 2:30, hari abandi wari ku manywa. Aho waba uri hose bitewe n'amasaha y'iwanyu, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, wa wundi itanga ntiyongereho umubabaro, ubane nawe. Ndanezerewe rero kubagezaho icyo Imana uyu munsi yanshyize ku mutima. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ibanga ryo kuguma mu bwiza bw'Imana. Ibanga ryo kuguma mu bwiza bw'Imana. Abigishwa ba Yesu muri Matayo igice cya 6
kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13 basabye Yesu kubigisha gusenga. Yesu yabahaye ukuntu umuntu ashobora gusenga, nabishyira mu ntambwe 7 umuntu atera iyo arimo yegera Imana. Izo ntambwe uko ari 7, iyo uziteye ubona ubwiza bw'Imana. Ariko kenshi tujya gusenga rimwe na rimwe tukavuga ngo uyu munsi ngo twagize ibihe byiza, uyu munsi Imana yamanutse, ubwiza bw'Imana bwari buhari, icyubahiro cy'Imana cyari gihari. Ariko Imana ishaka ko tuguma mu bwiza bwayo iminsi 7 ku minsi 7, amasaha 24, kandi ubwiza bwayo bukagaragara mu bice byose by'ubuzima bwacu. Aho muri Matayo rero Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yabigishije intambwe 7. Intambwe ya mbere yarababwiye ngo nimusenga ngo mujye muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere mu gusenga utera ni ukuvuga ngo ni ukuramya no guhimbaza Imana. Kuramya ni ukuvuga Imana uko iri mu buzima bwawe. Nimba yarakubereye Imana ishobora byose, nimba yarakubereye Imana ikubabarira ibyaha, nimba yarakubereye Imana igukiza indwara, nimba yarakubereye Imana ikuneshereza ibikurwanya n'ibiguhiga, Imana uyu yiramya uyivuga uko yakubaniye, uko yakubereye. Noneho guhimbaza Imana ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza yakoze. Icyo ni igice cya mbere, ni igice cyo kuramya no guhimbaza Imana, aho yababwiye ngo nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Igice cya kabiri, intambwe ya kabiri iravuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Twiga ubwiru bw'ubushake bw'Imana, twabonye ko Imana ifite ubushake mu ijuru, ariko ishaka ko twebwe tubusohoza hano ku isi. Niyo mpamvu ahangaha Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yavuze ngo ibyo ushaka mu ijuru bibe hano mu isi. Ni ugusenga kugira ngo ubushake bw'Imana buze busohore hano ku isi. Indi ntambwe ya gatatu nivuga ngo uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Ni ugusaba ifunguro ryacu rya buri munsi, haba ifunguro ryo mu buryo bw'umwuka cyangwa se ifunguro ryo mu buryo bw'umubiri. Imana iduhe ibyo kurya by'umubiri cyangwa se iduhe ibyo kurya byo mu mwuka, kuko ntabwo ngo umuntu atungwa n'umugati gusa, ngo ahubwo n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana, iryo naryo ribasha gutunga umuntu. Noneho intambwe ya 4 iravuga ngo utubabarire ibicumuro byacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere yayo, mu maso yayo. Igihe turi imbere y'Imana tugomba kwiyimimira, tukareba ibyo twiriwemo, tukareba ibitekerezo byacu, tukareba ibyo twavuze, tukareba ibyo twakoze, ngo na bya bindi tutazi ugamenekera imbere y'Imana, ugaca bugufi ukayisaba imbabazi. Iyo ni intambwe ya 4. Intambwe ya 5 iravuga ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Intambwe ya 5 ni ukwibuka ko hari mugenzi wawe mwagiranye ikibazo, ukabanza ukamubohora, ukabanza ukamubabarira. Twize ko mu kwiyunga n'Imana, kwiyunga natwe ubwacu no kwiyunga n'abantu, ngo nujya gutamba igitambo ukibuka ko hari umuntu ufitanye ikibazo, genda ubanze wikiranure nawe.
ahangaha rero kuri iyi ntambwe ya gatanu, abantu bose mufitanye amasinde, igihe uri imbere y'Imana ni ukubababarira, ni ukubabohora, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nutababarira nawe ntabwo uzababarirwa. Aho rero kuri iyo ntambwe ya gatanu dusaba Imana ko ibabarira abatwanga, ibabarira abadutoteza, ibabarira abatuvuga nabi, ibabarira abaduhuguje. Nuko kubabarira ni wowe bibohora mbere y'uko bibohora uwo wababariye. Niyo mpamvu icyo gice ari igice gikomeye, kandi twabonye ko mu mibanire y'abantu n'abandi nta na rimwe ibibazo bidashobora kubaho, ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Ikintu rero Imana idusaba gukunda no kubabarira. Intambwe ya gatandatu ni ugusaba Imana ngo ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo dukize umubi. Iyo ntambwe ya gatandatu tuba dusaba Imana kugira ngo iturinde ibyaha, iturinde ibibi, iturinde imitego y'umugome, iturinde gukora kose k'umwanzi, kandi iduhe n'imbaraga zo kunesha. Aho ngaho tunasabira imiryango yacu, tugasabira igihugu, tugasabira akarere, tugasabira imigabane, kugira ngo Imana izanemo amahoro, kugira ngo Imana izanemo guca imanza zitabera. Intambwe rero ya nyuma ya karindwi iravuga ngo kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Ahangaha tuba dusenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga z'umwuka wera, impano z'umwuka wera zikorere muri twebwe, imirimo n'ibitangaza byayo bikoreke, mbese bigaragare ko ari Imana nyine ifite imbaraga, ifite ubutware, ifite ubushobozi mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Uko niko Yesu yigishije intumwa ze gusenga, abigisha gutera ziriya ntambwe uko ari 7. Natwe niko duhamagarira kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kubaho mu buzima icyubahiro cy'Imana gihora kigaragara muri twebwe. Ndagira ngo dukomeze dusoma amagambo, ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 16, Matayo igice cya 16 ku murongo wa 24 kugeza ku wa 26. Haravuga ngo maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Irindi jambo dusangira ni ijambo riri mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutambe imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndabibutsa ko turi kwigira hamwe ibanga ridufasha guhora turi mu bwiza bw'Imana. Kuba mu bwiza bw'Imana ni uko Imana, imbaraga zayo, ububasha bwayo, ubushobozi bwayo bugaragara, nuko Imana iba Imana y'ukuri, iba réelle mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iryo banga rero nta rindi
ni ahangaha ni uko twiyanga ubwacu tukikorera umusaraba tugakurikira Yesu. Ni uko dutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Iyo turi gusenga tuba turi gutambira Imana ibitambo. Iyo turi amasengesho yacu ni umubavu uhumurira Imana. Tuba twitanze twebwe ubwacu. Kera bajyaga batamba ibitambo by'amapfizi, ariko ubu ngubu mu isezerano rishya igitambo kizima Imana yishimira ni twebwe, ni imibiri yacu, ni umutima wacu. Ibyo ni byo Imana ishaka, niko kuyikorera gukwiriye. Muri Matayo igice cya 5:8 haravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Kubona Imana ntago ushobora kuyibonesha amaso, ahubwo Imana igaragarira mu byo yaremye. Imana uyibonera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimba wari ufite umuntu urwaye ukabona Imana iramukijije imukuye kure, aho uba wabonye Imana. Nimba hari ikibazo cyari kigukomereye wowe utabashaga kubonera igisubizo, warangiza ukabona igisubizo cyayo kirabonetse, aho ngaho uba wabonye ubwiza bw'Imana. Ariko ngo abazabona ubwiza bw'Imana ni abafite imitima iboneye. Wambwira ngo umuntu aba igitambo kizima gute? Umuntu apfate. Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 23 haratubwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'umwuka, umuntu agizwe n'ubugingo, umuntu agizwe n'umubiri. Iyo tumaze kwihana ibyaha byacu tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wacu urakizwa. Umwuka w'Imana atura mu mwuka wacu. Noneho ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana bukajya mu mwuka. Ubugingo niho hari ubwenge, niho hari amarangamutima, niho hari ubushake. Iyo umuntu amaze gukizwa, Imana ishaka ko n'ubugingo bwacu bukizwa. Kamere igapfa, kuko kamere ntabwo ikora iby'Imana ishaka. Imbuto za kamere nazo zirazwi. Imbuto za kamere mu Bagalatiya barazitubwira. Abagalatiya igice cya 5 Abagalatiya igice cya 5 kuva ku murongo wa 16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Umurongo wa 19 uravuga ngo dore imirimo ya kamere. Iyo tutarakizwa neza ngo ubugingo, ubuzima bw'Imana bujye no mu bugingo bwacu, muri cya gice cy'ubugingo, akenshi usanga twera imbuto za kamere. Izo mbuto za kamere ngo ziragaragara. Izo mbuto za kamere ni izi ngizi: gusambana, gukora ibiteye isoni,
iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, kugomanwa no gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ngo ndababwiza ukuri ko abakora ibyo ngibyo n'ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Twabonye ko ubwami bw'Imana ntago ari amagambo. Ubwami bw'Imana ni imbaraga. Ubwami bw'Imana ntago ari ukurya no kunywa. Ubwami bw'Imana ni ugukiranuka no kwishimira mu mwuka wera no kugira amahoro. Iyo rero ubugingo bwacu butarezwa ngo buhinduke, imbuto twera tweriza imbuto za kamere. Kandi ntabwo dushobora kubona ubwami bw'Imana, ntabwo dushobora kubona kwa gukiranuka kw'Imana, ntabwo dushobora kubona ya mahoro y'Imana, ntabwo dushobora kubona wa munezero na bya byishimo by'Imana. Kuko ahari ubwami bw'Imana nibyo ngibyo biharangwa. Nimba rero tukiyoborwa na kamere, nimba ubugingo bwacu butarahinduka rwose ngo njyewe ivemo, kuko twabonye ko niho habera ibintu bitatu. Niho hari ubwenge, gutekereza, niho hari amarangamutima, niho hari ubushake. Iyo rero umwuka w'Imana ataragenda ngo akore no ku bugingo, n'ubundi bituranga ni ibingibi bimaze kubasomera ahangaha mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21. None iyo umwuka w'Imana amaze gufata ubugingo bwacu, nabyo hari ikibiranga. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Iyo ubugingo bwacu bumaze kubatushe n'umwuka wera, n'umwuka w'Imana, n'ubuzima bw'Imana, n'ubugingo bw'Imana, ikintu cya mbere kituranga ni urukundo. Iyo umuntu afite urukundo nta mutima umucira urubanza. Iyo umuntu afite urukundo ahorana ibyishimo, ahorana amahoro, agira kwihangana, kuko ngo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, ntirukeka ikibi. Iyo umuntu ameze gutyo biba bigaragaza ko ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana bwakoze ku bugingo bwe. Noneho igice cya 3 kigize umuntu ni umubiri. Umubiri ukorana n'ibyiyumviro 5. Hari ukureba, hari ukumva, hari uguhumurirwa, hari kumva ariko ukoresheje ururimi, hakaba no gukorakora. Ibyo bice byose rero uko ari 3, ubundi umwuka w'Imana agomba kubigeraho kandi akabishyiramo ubuzima bwawo, agashyiramo ubugingo bwawo. Iyo bimaze kuva mu mwuka bikajya ku bugingo, bikajya ku mubiri, nibwo tubisakaza ku badukikije. Umuntu ashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akagira ubugingo buhoraho, ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana bukaba buri muri we, ariko bukaba buri mu mwuka, ariko ntibugaragare, akaba umukristo udatanga impinduka mu bamukikije, kuko ntabwo ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana hinduye umwuka ngo bugere ku bugingo bwe, ngo niburangiza bugere ku mubiri. Tugomba kwemerera Imana kugira ngo ubuzima bwayo, ubugingo bwayo bugere muri ibyo bice 3,
nibwo tubasha kugira impinduka no mu badukikije no mu badukikije, tugatanga ubuzima aho gutanga urupfu, tugatanga urukundo aho gutanga inzangano, tugatanga ubumwe aho gutanga amatiku n'amacakubiri. Ariko nk'uko twatangiye kubibona, twabonye ko hariya muri Matayo ngo ushaka gukurikira Yesu, ushaka kubona ubwiza bw'Imana, agomba kugira umutima uboneye, agomba gupfa kuri kamere. Nibwo umwuka wera mu Baroma bavuga ko ari umwuka w'ubwiza, nibwo uwo mwuka w'ubwiza utugaragaraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwo mwuka wera ni umwuka w'ubwiza. Uwo mwuka w'ubwiza rero uzatugaragaraho igihe tuzaba twemeye gupfa, tuzaba twemeye kwiyanga ubwacu tugakurikira Yesu Kristo, kandi tukikorera umusaraba, tukihanganira ibitugerageza, tukihanganira ibiturwanya, kugira ngo icyubahiro cy'Imana yacu gikomeze kugaragara muri twebwe. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7 aravuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo mugeragezwa mu bigeragezo by'igihe gito, ngo ni ukugira ngo kwizera kwanyu kugeragezwe kandi kugira umumaro kandi kugaragare. Imana itunyuza mu bigeragezo binyuranye kugira ngo itwubake, kugira ngo ubwo bwiza bw'Imana bugaragare muri twebwe, kugira ngo njyewe iri muri twebwe ipfe, hanyuma hagaragare Imana. Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ntabwo ari njye uriho ahubwo ni Kristo muri njyewe. Iyo twemeye gupfa kuri kamere yacu, ntabwo ari twebwe tubaho ahubwo ni Kristo ubaho muri twebwe. Reka rero tumwemerere muzima, twebwe dupfe. Nta muntu n'umwe mu batubanjirije, yaba ba Dawidi, yaba ba Mose, yaba ba Josefu, yaba ba Salomo, abo bose batubanjirije kugira ngo ubwiza bw'Imana bubashe kugaragara mu buzima bwabo, nuko njyewe muri bo yapfuye. Dufashe urugero kuri Yosefu murabizi ukuntu yari ameze, yararotaga akaba yirukanse, murumva yagendaga nyine ari no kwirata kuri bene nyina, ababwira ukuntu azabategeka. Nawe yari afite ikintu cya njyewe muri we, kugira ngo iyo njyewe muri we Imana yikuremo, muzi inzira yamunyujijemo imucisha bugufi kugeza igihe njyewe muri we ivuyemo. Iyo usomye Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 16, ubwo bamukuraga mu nzu y'imbohe ngo ajye gusobanura inzozi za Farawo, yabwiye Farawo ati, sinjye Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro, sinjye. Pawulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, sinjye uriho ahubwo ni Kristo muri njyewe. Yosefu nawe ati, mwami nyagasani, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Imana iri bukubwira iby'amahoro. Imana imaze kubona ko njyewe muri we yapfuye, nibwo ubwiza bw'Imana bwagaragaye muri Yosefu, nibwo amasezerano za nzozi Imana yazisohoje. Ariko nuko yari imaze kumenagura umutima we, inarinjye imaze kuyimukuramo. Na Dawidi nuko byagenze, kugira ngo ajye kuba umwami, muri buka intambara yarwanye, ukuntu Sawuli yirirwaga amuhiga, aho hose Imana yari iri gufata Dawidi iri kumukamuramo Sawuli. Kenshi Imana idukamuramo ibyo tuzaba byo.
yari irimo imukuramo Sawuli kugira ngo azabe umwami uca imanza zitabera, azabe umwami w'amahoro. Pawulo nawe murabizi uko byagenze, kugeza igihe avuga ngo ibyari indamuze yabibonye nk'igihombo, yabibonye nk'aho ari amase ku bwa Kristo, ku bwa Kristo. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 29 haravuga ngo ntakagire uwirata imbere y'Imana, ntakagire uwirata imbere y'Imana. Abakozi b'Imana kenshi bakunda kubikora, akavuga ukuntu yasengeye abantu bagakira, akavuga ukuntu yirukanye abadayimoni. Ntabwo ari wowe, ni Kristo muri wowe wabikoze. Ntabwo Imana ishaka ko twirata, ahubwo ishaka ko turata Imana, ishaka ko turata imbaraga z'Imana, ishaka ko tuvuga Yesu. Ubu tuvuga amazina yacu, tuvuga ibya twebwe kuruta uko tuvuga Yesu. Aho ngaho rero Imana ntabwo iba iri kumwe nawe, ntabwo ubwiza bw'Imana bubana nawe. Irakwihorera, ukajya wikorera ibyawe warangiza ukivuga ibigwi, ariko ntabwo iba iri kumwe nawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 29 ngo ntihakagire uwirata imbere y'Imana. Ntago ari abo ba Dawidi gusa, na ba Pawulo n'abandi, natwe na Yesu ubwe inaringeye nubwo yageragejwe ntakora icyaha, ariko hariya i Getsemani yarasenze ashaka ko igikombe kimurenga, cya kindi cyo kudupfira, cyo kubambwa ku musaraba. Aravuga ati Mana, iki gikombe kindenge, ariko arangije aravuga ngo Mana, ntibibe uko ngewe nshaka, ahubwo w'ibyo ushaka. Ntaba ari nge Mana, ahubwo wowe. Yumviye Imana kugeza gupfa, ngewe ye arayireka yishyira ku ruhande. Imana iba nzima muri we, arapfa, arahambwa, arazuka, azamurwa mu ijuru. Imana ngo imwicaza iburyo bwe. Mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo Imana ngo yamushyize hejuru, hejuru y'ububasha bwose, hejuru y'ubutware bwose, ngo imuha izina risumba ayandi mazina yose, kandi ngo amavi yose, haba mu ijuru, haba munsi, haba munsi y'isi, ikuzimu, ngo ayo mavi yose azamupfukamira. Kubera iki? Kubera ko nge yayishyize ku ruhande, akemera ubushake bw'Imana, akemera ko Imana iba nzima muri we. Natwe iyo twemeye ngewe tukayishyira ku ruhande, Imana ikaba nzima muri twebwe, tuguma mu bwiza bw'Imana, duhora mu bwiza bw'Imana. Ntabwo ubwiza bw'Imana ari kibona umwe. Uyu munsi ngo mwumve ibigumbagumba, niko abarundi bakunda kuvuga. Ntabwo Imana ari Imana y'amarangamutima, ni Imana nzima, ni Imana iba muri twebwe, ni Imana ikorera muri twebwe, ni Imana igendera muri twebwe. Ubwiza bwayo, kugira neza kwayo, gukomera kwayo tugomba kubibamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ibanga ni irihe? Ibanga nuko twiyanga, tukikorera umusaraba wacu, tugakurikira Yesu. Ibanga nuko tuba ibitambo bizima, byera kandi bishimwa n'Imana. Niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Nuko tugira imitima iboneye. Iyo umuntu afite umutima uboneye, abona Imana, abona ubwiza bw'Imana. Muri Zaburi ya 51 umurongo wa 19 haratubwira ngo ibitambo Imana yishimira ni umutima,
ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima ishenjaguwe. Ntabwo Imana ikunda abantu biyemera nyine birata imbere yayo, ahubwo ikunda umuntu ufite umutima umenetse uciye bugufi. Muribuka ba bantu babiri bagiye gusenga, umufarizayo n'undi n'umukoresha w'ikoro. Umufarizayo atangira kwiyemera ngo Mana, ngo simeze nk'uriya, ngo dore ngo ntanga icyacumi, ngo ndiyiriza. Wa wundi we ngo akajya yikubita mu gahatuza ngo adashobora no kubura umutwe. Ngo ariko wa wundi waciye bugufi, wa wundi wari ufite umutima ushenjaguritse, ngo uwo nguwo niwe wagiye atsindishirijwe. Wa mufarizayo yagiye uko yaje. Imana rero idufashe, iduha umutima umenetse, iduha umutima wera, kuko uwo mutima uboneye, uwo mutima ushenjaguritse, uwo nguwo niwe Imana ishaka kugira ngo itwiyereke, itwereke ubwiza bwayo, itwereke icyubahiro cyayo, itwereke gukomera kwayo, itwereke imbaraga zayo. Imana ishimwe. No muri Zaburi ya 34:19 naho haratubwira ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Igihe ugifite inaringe muri wowe, Imana ntiri kumwe nawe. Ariko igihe uzaba ufite umutima umenetse, Imana izaba hafi. Igihe uzaba ufite umutima ushenjaguwe, Imana izagukiza ibyago n'amakuba. Uzayitakira, izakumva. Amarira yawe izayabona. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Iduhe uwo mutima. Kugira umutima uboneye, kugira umutima ushenjaguritse, kuba igitambo cyera kandi kizima gishimwa n'Imana, ni izihe nyungu tubona? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 24. Haravuga ngo undundire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byoswa n'ibitambo by'uko uri amahoro, intama zawe n'inka zawe, aho nzibukiriza izina ryanjye hose, nzaza aho uri nguhe umugisha. Aha byari mu isezerano rya kera, ariko tuzi ko isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rishya. Ubu ntabwo tugitamba ibi bitambo byoswa, ntabwo tugitamba izi ntama n'inka, ahubwo dutamba imibiri yacu, dutamba imitima yacu. Iyo imitima yacu tuyitambye, tukayitamba ari imitima imenetse, hari ibintu bibiri. Icya mbere aravuze ngo nzaza aho uri. Tuba muri presence y'Imana. Imana iza aho turi. Icya kabiri, nguhe umugisha. Iyo imibiri yacu imaze kumenekera Imana, Imana iza aho turi, presence y'Imana iraza. Iyo presence y'Imana ije, iduha umugisha. Umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Ubwiza bw'Imana bukagaragara, icyubahiro cy'Imana kikagaragara. Reka turangirize mu Kuva 33 umurongo wa 15 kugeza ku wa 22. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki?
si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe butandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe natwe, ni ukuvuga ko Imana iba iri hagati muri twebwe, nibyo tumaze kubona, la présence de Dieu, hanyuma ikaduha n'umugisha. Noneho n'abatubonye babona dutandukanye n'abandi, barategereza bakatubona tunyura mu begeragezo, bakabona dupfa, ejo bakabona twazutse, hahandi byarangiye ejo batwahura bagasanga turagenda twemye. Kubera iki? Kubera ko Imana iri hagati muri twebwe, ni intwari kandi irakiza. Bikagaragara nyine ko dufite Imana kandi ko dutandukanye n'abadafite Imana. Umurongo wa 17, Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze ndagikora. Iyo ufite umutima uboneye, Imana irakumva, Imana irakumvira. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, nzababarira uwo nzababarira. Nababwiye ko Imana ntabwo dushobora kuyibona n'amaso yacu. Ubwiza bwayo ni ineza yayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu yabwiye Mose iti, nzanyuza kugira neza kwanjye kose mu maso yawe. Iyo Imana yanyujije kugira neza kwayo kose mu maso yawe, ubwiza bw'Imana buba bukuriho. Irongera iravuga ngo nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, nzababarira uwo nzababarira. Iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, imbabazi z'Imana ziba ziri kumwe nawe, ubuntu bw'Imana buba buri kumwe nawe. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Urutare ni Yesu. Ntabwo ushobora kubona ubwiza bw'Imana utari muri Yesu, udashikamye muri Yesu, udashikamye kuri urwo rutare. Kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikurure ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Nta muntu ureba Imana ngo abeho. Niyo mpamvu yigize umuntu kugira ngo tubashe kuyibona. Igaragarira muri Kristo Yesu. Ubonye Yesu aba abonye Imana. Ubonye Yesu aba abonye ubwiza bw'Imana. Yesu yaduhaye umwuka wera kugira ngo abane natwe. Uwo mwuka wera twabonye ko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwuka ni umwuka w'ubwiza. Ni umwuka w'ubwiza. Ni umwuka w'ubwiza. Uwo mwuka wera twahawe ni umwuka w'ubwiza. Muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 14 haravuga ngo, ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Iyo Kristo ari muri twebwe, tukiyeza, tukagira ubugingo bwejejwe, umwuka wera, umwuka w'ubwiza aba kuri twebwe, aba muri twebwe. Imana yacu rero ishimwe. Urebe, wisuzume, urebe ahantu utamenekeye Imana, ahantu utarapfa, usaba Imana kugira ngo upfe, Kristo abe muzima muri wowe, hanyuma ubwiza bw'Imana
bubane nawe. Ni iryo banga, dupfa buri munsi, tumeneka buri munsi. Nupfa buri munsi, Imana ikaba nzima buri munsi, umwuka w'ubwiza uzakubaho, uzakugumaho, uzahora mu bwiza bw'Imana iminsi yose, uzahora mu cyubahiro cy'Imana iminsi yose, uzahora mu mbaraga z'Imana iminsi yose, kuko ni uguhozaho kugeza igihe Kristo azagarukira. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Mwami, wifuza ko duhora tugendana nawe, wifuza ko duhora mu bwiza bwawe, wifuza ko duhora tukubona, wifuza ko tubona ubwami bwawe. Twabonye ko ubwami bwawe ni imbaraga, ubwami bwawe ni uguca imanza zitabera, ubwami bwawe ni amahoro, ubwami bwawe ni umunezero mu mwuka wera, ni icyubahiro cyawe. Mwami Imana rero, turasenze kugira ngo uturondore, utumenye, urebe inzira y'ibibi turimo, uyidukuremo, udushorerere mu nzira yawe yo gukiranuka. Ibi bituma tutabona ubwiza bwawe, ibituma tutaguma mu bwiza bwawe, ibituma Mana umwuka w'ubwiza ataba kuri twebwe. Ibyo byose udutsindishirize mu izina rya Yesu. Mana, nkomeje kukwereka imfubyi n'abapfakazi kugira ngo bagenderere, ubahoze. Abari mu marira, abari mu gahinda, abari mu bibazo, abameneshejwe, abarwaye, Mana ubagenderere, ubiyereke, unyuze kugira neza kwawe kose mu maso yabo. Mana, babone ubwiza bwawe, imitima yabo yishime, abanyamibabaro banezerwe, abanyamibabaro baguhimbaze mu izina rya Yesu. Amen.